Isa sita z'ijoro zirenze iminota 22 hano Kigali mu Rwanda twamaze kugera ku wundi munsi tukaba turi kuwa gatatu tariki 21 z'ukwezi kwa kane mwaka 2021 tukaba tugarutse muri amasaha y'igicuku kugira ngo tubagezeho ibyirekurwa rya CYUMA Hassan Dieudonné warataye muri yombi mu kanya kashize tukaba twamaze amasaha yose tubategurira inkuru y'ukuntu muri yombi dukusanya ibyabaye tukabihuza n'ibikekwa ko yaba akurikiranyweho dore ko amaze iminsi akurikirana inkuru itarishyikirira benshi kurikirana iraswa ry'umusore Twiringiyimana Dieudonné warashwe tariki 13 z'ukwezi kwa kane ariko umurambo ukaba atari wagashyikirijwe famiye ye. Uyu munsi nibwo umurambo washyikirijwe umuryango we ariko kwikurikirana ufata amashusho n'amajwi n'ibindi ntibyari byoroshye. CYUMA yafatiwemo inkuru twatangiye kubategura amasaha moya tumaze kuvugana nawe no bari kumwe bakiri gutabwa muri yombi kugeza ubwo telefone zabo zavuyeho mu gihe tutarayishyira ahagaragara bibaye ngombwa ko tuyisubiramo twuzuzamo noneho ko amaze kugaruka mube aho abashe kugaruka atakiri mu maboko y'inzego z'umutekano zamutaye muri yombi. Yari kuwate byasabye ko inzego z'umutekano zitabasha kuba mukura bitewe n'abaturage bigaragambije bakoze imyigaragambyo itoroshye n'ubwo hari amasaha y'ijoro baramukikiza mu bihuru n'ibisigati bati mwishe benshi mwatwicanye benshi uyu ntago mutujyana. Reka ne kubivuga amagambo yanjye kandi maze kuganira na CYUMA Hassan Dieudonné twatangiye kuri WhatsApp ndavuga nta kinyemeza ko ari wowe niko kuvugana nawe kuri telefone tumutega amatwi. Oui, CYUMA namahoro ntagaragambyo bigucika none se telefone zirametse na kabisa. Birumvikana uri i Kigali uri Rwamagana uri hehe? Ndi Kigali ndi mu rugo wanjye tu. Watashye ryari? Ngeze mu kanya mu rugo baba mara igihe kingana iki se? Kutumarana ntabwo byasabye umwanya munini ahubwo byasabye umwanya munini gutegura ukuntu nabacika. Kuko abaturage bamfashe bandengana mu Masaka bamishasha ati ntabwo umudukuramo. Byasabye umwanya munini ariko byageze nyuma bona byabari abaturage banze kundekura abana ko bigiye gutera saga ndende. None bagufashe nka sangaye? Ubundi hari saa 12:10 nibwo ngisoza interview ya mbere maze umuturage ngo bamaze iminsi basaba ko babona bahabwa umurambo bahawe babyakire bati abaturage bati turashimira leta kuba yarumvise kabaro kacu twasaba ko twashingura umuntu wacu ati turabyishimiye turanezerewe. Bose barubona bishimye bashaka kuba bahaye umurambo. Ubwo hari abantu hari ubutasi bwinshi. Izo ntasi nazo zaje kuri tuvanganya gutyo zishaka kumumagara imodoka y'igisirikare ngo zintware nanjye ngo ndende uko mbigenza. None umurambo wawe bahaye sangahe? Gahunda yo gushingura yari iteganijwe saa 3 za mu gitondo. Ariko byageze saa 6 batarabona umurambo. Tujya ku bitaro by'akarere ka Rwamagana kuko tunagomba gukurikirana inkuru yose uko yakabaye. Bigera saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 saa 11 abatarabubaha. Kuko saa 7 umwe n'umuryango bari babiri bagiye ku bitaro babaye nk'abivumbura babonye barambiwe. Umurambo bamaze kusinyira mu bitabo ko bawusohoye ko banga kuwutanga. Ubwo imodoka ije kuwutwara bayisubizayo irasubirayo bonye bigenze gutyo. Babe n'umuryango bisubira bagiye hanze ahitaza imodoka akarere ka Rwamagana. Irimo daso n'abantu babiri barinjira bajya kuwutwara baguki saa 11 umurambo w'ikijwe n'imodoka yari buzagoka kazagendaga muri 180. Ubwo saa 12 bari bageze ku irimbi twatwanze ko tujya gushinga akarere kwanditse kuri liste y'abashingura. Bivuga ko n'abaturage batemerewe kubureba nawe mu muryango ntibemerewe kureba umurambo ukomeze. Bavuze ko bawubonye icyo kimwe ariko kubera ubutasi bwari buhari umutekano wari ukontorolye perezida wa leta zunze ubumwe agiye kuhaza. Bamwe bavugaga batuga ngo hari ibyo tutavuga kubera hari ibyo tutavuga ariko ibyo twabonye bafite ibikomere mu mpanga aho wakuse isasu ngo n'inyuma mu irugu bari bagira bogoshe. Ubwo rero nyine bigeze saa ngahe ubwo bahamagara imodoka y'igisirikare izo kumfata.
ubwo rero iyi modoka y'igisirikare nategera abaturage baramfata barambisha twirukanka mu ishyamba tujyana mu Masaka bamfashe badashaka ko bava iruhande bati mwisha abandi ati ngo ntabwo mumwica atavugira abanyarwanda iki n'iki nibwo twagaze ruguru ku muhanda dusanga baduteze bazi kuko nubwo twirukankaga hari harimo abantu bari gutwirukankamo bambaye ibicocero ari bari kuneka bati banyuzanyuza ubwo twase tubagwamo rero nuko abana abaturage bakoze ikintu kikumana n'imyigaragambyo baravuga ati ibintu ntabwo twabishobora bahamagaranaga ku matelefone bahamagara ababosi babo abonye ibintu birafashe intera bati musaba amashusho amajwi nabwo ni njyewe ndi umunyamakuru wabigize umwuga akunsibisha amashusho waje kumfunga wagisha muri modoka kanjyana ni nkuko nanjye ntagiye kwaka imbundi kukabuta ko yameze ibyo ko bakigere ku mbuga za pistol ahubwo ntagiye kwaka imbundi narandi gutaka umwe kunyinyuka kunyaka yikamera ko ngenda umunyamakuru nta cyanakoze ko bankuraga bashaka kwinjira mu modoka ya Zebuti y'igisirikare nimwe bankuraga bashaka kunjana abaturage bambaye hafi havuye amahoro Imana ishimwe ibindi ndabikubaza twitonze twicaranye ngaho uramuke neza kandi ugira ibihe byiza arakoze cyane mwabyumviye ibyerekurwa rya CYUMA Hassan Dieudonné ndetse n'uwo bari kumwe akaba ari ufata amashusho umufasha gufata amashusho witwa Omar ariko muracyafite amatsiko yo kumenya ngo byagenze bite kugira ngo atabwe muri yombi reka dukomeze nabyo n'inkuru twari twabateguriye yitabwa muri yombi rye mbere yuko hazi ngiyi yuko amaze kurekurwa ntago ibintu bisobanutse baturage b'u Rwanda ntago ibintu bisobanutse rwose pe ntago bisobanutse nibi leta yacu ari uko nguko igiye kugikora nibonera ubutabera abanyarwanda n'abanyarwandakazi babo ibi bintu ntago bisobanutse aka ntagashinyaguro birenze n'agashinyaguro urumva ubu ni saa 2:02 ku mugoroba hano i Kigali mu Rwanda turi ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 4 Mata umwaka wa 2021 tukaba tuzamwe no kubagezaho inkuru yitabwa muri yombi ry'aka kanya by'umunyamakuru CYUMA Hassan Dieudonné Niyonsenga wari umaze n'ubundi umwaka n'ukwezi iminsi 333 umwaka w'ukwezi afunze akaba yarafashwe mu kwezi kwa Mata umwaka ushize tariki ya 15 ubwo byavuga ko yisha amabwiriza ya Covid ariko nyuma ibyaha bikagenda bihinduka akaza kugera muri gereza agakurikiranwa icyaha cyo kwitira umwuga icyaha cy'inyandiko mpimbano icyaha cyo kurwanya inzego z'umutekano cyangwa kuzitambamira mu bikorwa byazo n'ibindi binyuranye yaje kurekurwa n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo agizwe umwere ku byaha byose mu minsi ishize ubwo yasohokaga muri gereza yatangiye kongera gukora inkuru zijyanye n'umwuga we dore ko ikirango cya televiziyo ye Ishema TV online ikorera kuri YouTube mbere cyari umuturage mbere ya byose umuturage mbere na mbere ariko ubu nyuma yakaba yarakigize Ishema TV imboneye Rwanda ubu rero mu makuru yakoraga mu minsi ishize harimo ayo kujya hirya no hino mu cyaro areba ibibazo by'abaturage inkuru ikomeye cyane yaherutse gukora ni inkuru yabanje gutangazwa hari tweet yabanje gukorwa n'uwitwa John Williams ayishyira ku rubuga rwe agaragaza ko hari umuturage warasiwe irwamagana imuyombo nyuma iyo nkuru yaje gusohoka ku ijwi ry'Amerika mu majwi nyuma yaho CYUMA Hassan Dieudonné anyarukira ku muyombo aganira n'abaturage bamubwira uko byagenze yaganiriye n'ababuze umwana wabo Dieudonné aganira kandi n'ababonye ko byagenze aho byavuga ko yarashwe n'abasirikare bamurasiye mu gashyamba kari hafi aho bamwita igisambo byaje kuba ikibazo abaturage basaba umurambo ntibabasha kuhabwa na n'uwo murambo ukaba ukiri mu bitaro bya Rwamagana byaje gukomeza kuba ikibazo kirekire tuza kugenda tugarukaho ariko by'aka kanya tubacira ku mayange tubahica make nuko CYUMA Hassan Dieudonné amaze guhamagara atabaza avuga ko afashwe na Interforce abasirikare bavanze n'abapolisi telefone y'ubu ntiriho telefone y'umufatira amashusho ariwe Omar mu kanya twavuganaga nawe iriho ariko ikaba yavuyeho tukaba twabashe gufata amajwi makeya harimo ikintu kijyanye no guharira hagati ye n'inzego z'umutekano ibindi turakoze kwikurikirana iyi ni Pax TV ngedi John Williams
mu gukurikirana kandi ibyitabwa muri yombi ry'umunyamakuru CYUMA Hassan Dieudonné Niyonsenga navuganye n'umunyamakuru Eric bagira ubusabe ijwi ry'Amerika ubwo nawe yarari gushakisha amakuru kwitabwa muri yombi rye twese twahamagaraga hirya no hino dukurikirana ari nako duhamagara abataye muri yombi ngo twumve niba hari icyo badutangariza mu gihe bari kuba bagifite uburenganzira cyangwa se ubushobozi bwo kwitaba telefone. Avuga ko ari ishyamba ngo yabukeneye umutekano no ko n'abasirikare agiye gukurikirana yakuye yawabarashe no kuvuga ko yarasibiye muri rya shyamba barasemo umusore naho yaraye ariko amamama yabwira ko yabihishe ariko yari yabihishe none twongeye kuvugana mu kanya hari umuntu uvuga ngo nge ntabwo umubwira ngo we ntabwo ari afande undi amwaka telefone niho bicikiye telefone bigaragara ko ashobora kuba yimatse none se cameraman we uriya cameraman we Omar n'ubundi yari ya Omar iyo wakoreshaga na Omar ya CYUMA yo yari yavuyeho mbere iyo bakoresheje ntekereza ko biyizanira cyangwa se ngo ntabwo nagiye gufata ya CYUMA kandi mbona ariyo bari gukoresha ku mwanya arambwiye gutabara no kuva ko none niya Omar ngo niyo batari kwita bari gukupa niyo bari reka nawe nongere ngerageze niya CYUMA numve ubwo nibidacamo birasobanuye ko bamaze kumufata kumuta muri yombi ibindi no gutegereza ikivamo. Inkuru ikoze ku munyamakuru CYUMA Hassan Dieudonné Niyonsenga ni inkuru ijyanye n'umuntu wiciwe irwamagana ku Muyumbu. Iyo nkuru CYUMA Hassan Dieudonné agikora igice cya mbere dore ko uyu yari yishwe tariki 13 mu ijoro. Inkuru ya mbere ikaba yaratangajwe nkuko nababwiye mu kanya kashize ariko CYUMA Hassan we yagiye ku itariki 15 akora igice cya mbere cy'inkuru aho yagize ati abaturage bariye Karungu mu magambo akakaye abasirikare baramurashe umurambo bahita wutwara. Iyo ni inkuru ya mbere atambukije nyuma yaho bukeye asubirayo hari ku itariki ya 16 ariko inkuru yatambutse ku itariki ya 17 inkuru igira iti none ibintu bihindura isura wa muryango wiciye umuntu wakamejeje umurambo hari ibintu bawukuyemo. Nyuma y'ahangaha nabwiye CYUMA Hassan Dieudonné nti ubwo umurambo umuryango ukomeje kubusaba ndetse umwe mu wakuriye umuryango kuri iki kibazo akaba yandikiye RIB asaba umurambo uwo murambo umunsi bazawutanga umubiri w'uriya musore uzambwire nanjye nze dufatanye kwikurikirana. Mu gukomeza kwikurikirana rero CYUMA Hassan Dieudonné mu gice cya gatatu cy'inkuru y'uruhererekane akaba yagiye mu gashyamba uyu musore yarasiwemo. Aka gashyamba niko CYUMA Hassan Dieudonné yafatiwemo ubwo yakoraga igice cya gatatu cy'inkuru tutazi uko bizagenda ntituramenya amashusho yafashwemo niba bazamwemerera kuyatambutsa ntituramenya kandi niba ari bukurikiranweho icyaha koko cyo gutara amakuru wenda atifuzwa cyangwa hazakorwa indi dosiye byose twitega amaso. Twibukiranye ariko bimwe na bimwe mu byo yatambukije mu nkuru ze za mbere cyane cyane izi ebyiri z'uruherekane zari zikurikiwe n'iyi ngiyi yarakomeje gukora kuri uyu musore warasiwe imuyumbu mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Tubibutsa kandi ko habaye inama yateranije inzego nkuru z'umutekano ukuriye ingabo mu Burasirazuba ukuriye polisi umuyobozi mukuru w'intara y'Iburasirazuba ariwe Emmanuel Gasana wahoze ari umuyobozi wa polisi y'igihugu hakaba kandi hari n'izindi nzego z'umutekano n'iz'ubutasi zakurikiranye igikorwa cyaho abaturage bateranye bumva ibyo mudugudu yashinjaga uyu musore ibi nabyo bikaba byarateye urujijo ndetse n'uburakari abo mu muryango warashwe. Twumve bimwe na bimwe muri byo tunareba uko babivugaga. Twapfuye natwe twumva gufata umuntu bakamwicira hagati y'abantu ku manywa y'ihangu buri wese areba kandi bavuga ngo intambara yarabaye abantu baricwa birarangira ubigisigaje abantu no kubana mu mahoro na nisa bakaba gikomeje ubwicanyi abantu bose bareba. Ntago twaba tuzi igihugu twese ubwo byabitaniye no gukora jenoside bari kudusubiza hasi nibaza abana b'abahungu bakaduteje imbere bari kubarasa twebwe tuzasigara he ubwo se turi kubyara biki. Ibi bintu bikimara kuba nkanjye nahise mbona yuko nta leta itica. C'est vrai ngiye mbikubwiza ukuri wenda numbona zambone nibo ntaho nasigaye niyo baza bakanyica urumva ariko noneho twahise tubona ko nta leta itica. Ikintu cyantunguye kikanambabaza nuko mwatubwiye yuko genocide yarangiye kandi itazongera kubaho ukundi byo byonyine abo twakabaye kuba dufata nk'intangarugero
akaba aribo bashatse kutubibamo ikintu cy'urwango mutubwira yuko uwakoze icyaha afite kuba yahanwa by'intangarugero nk'uko amategeko abivuga cyangwa se bivugwa bakaba baza nk'aho bakakurikiranye ikibazo uko kimeze ahubwo bo bagahutiraho kurasa umuntu. Twabibonye nk'indengakamere ibyo tugenda twumva mu maradiyo banatwigisha bya jenoside tugira ngo ni naho wari yabwo bihera kuko twakubiswe n'inkuba abantu benshi baruze barabibonaga bavuga ati murumuna wawe uramubuze na nyoko waramubuze nasiko none de na murumuna wawe baramwishe igutyo byamboje na n'ubu nshaka umurambo wacu. Umugabo wanjye baje bamuhiga no mu buriri baraza baranjyana ku kagari barankubitagura ngo mvuga aho ari ndavuga ntago nza aho ari nanjye ntago nza aho aba baravuze uri kubivugira hano mu bantu mu baturage urabivugira ahandi hatarimo abaturage ndabavuga ibyo si bindeba mukora icyo mushaka baravuze ibyo si bindeba baravuze ngo uraza kutubona nitugera ku muyombo undi baravuze ngo yarafite yibaga makadamiya ngo nizo yazize ubundi baravuze ngo bagenda kumwica aho bose bazamufatira nuko gutyo baramufashe bamutambikanye pfiriya bamujyana mu ishyamba baramwisha bamara kumwica komando wo kumuyomba arazarambaza uko se twabirangije waduhaye ibintu yakoreshaga ndavuga none si binakoreshaga ko ntabyo yari afite mwamuziziki barambwiye ibyo tuzabikurikirana umurambo ugiye ngo igwamagana kandi cyose nshaka umurambo wanjye kugira tuwushyingure mbone n'indi ishi yakababara. Wabyakira ute kuba bafungura imbarutso bakayifungurira mu muntu none bakamurasira mu ruhame mwabyakire mute abaturage bahano? Twabyakiye umva nta kuntu twabyakiye twatekereje uburyo baturasira umuturage tutabizi kandi abamudugudu ngo ntago babizi umva twabyakiye ukuntu nyine natwe turahangayika. ntago ari ukutwica niyica rubozo kuko n'abasigaye nabo urumva ko bari gupfa bahagaze umwe ku wundi ntuzi ubwo urumva twe turiho niba bari gutwerera umurambo ibyaha bigira muri mirongo ari umurambo utarashyingurwa utaragera mu mahoro ese ko nta bindi turi kubabaza ko nta kindi kintu bishingiyeho niba yararashwe ariko niba tuzane n'umurambo tuwushyingure niba wuzane ni ukuvuga ngo wapfuye ni Twiringiyimana Jean de Dieu yapfuye kuri 13 z'ukwezi kwa 4 umunsi wo gusoza icyunamo saa ya 3 yishyira saa 4 arashwe n'abasirikare b'igisirikare cy'u Rwanda bamurasa tutazi kinazira umurambo wita bafata baranawutwara kuko hari abayobozi benshi ibyo bimakimara kuba haje abayobozi benshi abasirikare abapolisi abari bose baraza bahamaze umwanya utari mucyo bahagurutse mu masaha 8 n'umurambo washingira muri shitingi barawutwara kuva icyo gihe ntago tuzi ntago umurambo turawubona ngo tumushyingure no kuvuga ngo narabikurikiranye maje kubikurikirana bukeye bwaho kwa 3 nasanze umukuru w'umudugudu waho yabaga ndamubazi ni narinje kunya tuganire ku rupfu rw'umwana barasheje arangije arambwira ngo nta bamubujije gutanga amakuru ndangije njya ku muyobozi w'umudugudu waho dutuye wa Murehe nawe arangije arambwira ngo nta makuru afite njya ku kagari uwo munsi nsanga we gitifu w'akagari maje kumusanga we gitifu w'akagari ndamubwira narinje kugira ngo tuganire ku rupfu rw'umwana warashwe ejo muri aka kagari kawe arangije arambwira ngo nta ibyo bintu ngo byarabaye ngo ariko ngo nta makuru mbifiteho ngo ntabwo nise yazize iki ati nta makuru mbifite ese ari umuramburi ati ntago nza ahantu uri ese bishoboka gute ko umuntu apfira mu mudugudu wawe nako mu kagari kawe uyobora nk'umureberezi w'abaturage kumva ko umuntu yapfuye ntumenye ahantu ari ati njye nibyo nzi ntago nzi ahantu ari nise ko mfite amakuru ko winjiye mu modoka yari bugasinya winjiyemo ugiye gukora mwiki ati ninjiyemo koko ndanasinye ni wasinye iki araceceka avuga ati nta yandi makuru mfite niba mushaka yandi makuru mujye kuri ribu ku muyumbo naragenge ku muyumbo
ku muyumba barangira bati ntago ari twe twakurikiranye icyo kirego cy'uwo mwana ati jya ku hehe Gikarenge niho bagikurikiranye Gikarenge maje ku Gikarenge barambwira ngo umurambo wacu uri muri morgue irwamagana tariko mbere yo kugira ngo mbanze ngiye kureba yo kureba fande wa Rweza wabo basirikare hanyuma mesha uburenganzira bwo kugira gutebwe kujya kuzana uwo murambo naragiye ngeze nsanga nta uriyo bama nomero ziwe ndamuhamagara andangira ahantu ari musangayo maje kumusangayo ndamubwira ni rero ninjye waguhamagaye ngo tuvugane ati bimeze bite nari namwibwiye ndangira arambwira ngo ndamubwira ni rero ngiye ndaje kugira ngo tuvugane ku kibazo cy'umwana warashweje ngo none ninjye wamurashe ako gutyo diregite nta yandi magambo arengeje ngo ninjye wamurashe ndabwira ntago ari uko mvuze ni ariko yarashwe n'abantu bawuyobora nibo bamurashe ngo ibyo ntabyo nzi none se niba ntabyo uzi umurambo uri he ati nawe ntago nzi ahantu uri nibyo ngo nibyo gusa nta bindi nta kindi urenza tishwida ndanje mbinga amabinga ndataha majije gutaha ndatende ndavuga ni si ibintu abayobozi bacu mu nzego zibanze nta kintu bari kumfasha ntibari gutanga amakuru yaho umuramburi ntibari gutanga amakuru y'ikintu umuntu yazize nibi bintu ntago byumvikana bwarakeye njya kureba neza koko niba uwo muramburi muri morgue irwamagana naragiye ngeze kuri morgue barambwira ngo batanze itegeko ko nta muntu uri bugira guturi burebe uwo murambo uri buwegere uri buwufotore nebyatanzwe nande ati nge bampamagaye nk'umuntu urinda morgue bambwira ko nta muntu wemerewe kuvana uwo murambaho nta muntu wemerewe kumufotora nta muntu wemerewe kugira gute kumwegera muri make ni se yazize iki muri fayile yanditse ati reka da bambwiye gutyo niba bavuze ko utagomba kugira gute kwegera umurambo umurebera kure ubwo se urumva natanga amakuru y'icyo yazize nayo barayanyima ndangije mbingubinga ndataha ndatekereza ni rero ibi bintu ndabona birimo inzego nyinshi ndabona bitumvikana ndavuga ni reka njye kuri ribu hejuru iri i Kigali nibura bo baracukumbura bamenye ikintu ibi bintu ko bimeze cyase banaduha n'umurambo wacu tugire gute tuwushyingure birangije naragiye nandikira nandikira umukuru wa ribu musaba neza ko agomba kureba neza bakama ibyavuye mu iperereza bakaduha uburenganzira bw'uko twashyingura uwo muntu kuko ni namusobanuriye ko ibintu bimeze ndangije ntago banze kunyakira abanyanyakiriye turanavugana banyoreza kuri ribu y'Irwamagana. Uyu mubyeyi duteze amatwi Mukamunana Innocente yanditse urwandiko mu izina ry'umuryango urwandiko yandikiye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ni urwandiko yanditse ku itariki ya 15 Mata mwaka 2021 no kuvuga iminsi ibiri nyuma y'iraswa ry'uriya musore Twiringiyimana Jean de Dieu. Urwandiko uyu Mukamunana yanditse yagize ati kuwa 15 Mata 2021 intara y'Iburasirazuba akarere ka Rwamagana umurenge wa Muyumbu akagari ka Murehe umudugudu wa Murehe Mukamunana Innocente telefone iriya umunyamakuru wa RIB gusaba kugaragaza ibyavuye mu iperereza ku rupfu no gusaba guhabwa umurambo. Iyo ni impamvu y'urwandiko. Bwana Munyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB nishimiye kwandikira ibaruwa mbasaba ko mwaduha ibyavuye mu iperereza ku rupfu rwa Twiringiyimana Jean de Dieu ndetse mukaduha n'umurambo wa nyakwigendera. Muri make kuwa 13 Mata mwaka 2021 Twiringiyimana Jean de Dieu yishwe arashwe n'abasirikare bamurasha amasasa abiri ku maherere. Bamaze kumwica bahise batwara umurambo wa nyakwigendera. Kuva icyo gihe ntabwo umuryango we twigeze duhabwa uburenganzira bwo gufata umurambo. Akaba ariyo mpamvu mbasabye ko mwampa ibyavuye mu iperereza ryakozwe n'urwego ubereye umuyobozi mukuru kandi mukaduha umurambo tukajya kuwushyingura kuko kugeza ubu uruhukiye mu bitaro bikuru by'akarere ka Rwamagana banze kuwuduha nta nubwo bashaka ko tuwusura. Bwana muyobozi muramutse muwuduhaye byagabanya intimba n'agahinda ku muryango wa nyakwigendera kuko twaba tuzi aho wacu ashyinguwe kandi mukaba mwadufasha no kuwushyingura kuko umuryango wacu nta bushobozi dufite bwo gushyingura no kwishyura ibitaro umazemo iminsi. Mbaye bashimiye mu gihe gitegereje isubizo cyanyu cyiza. Mukamunana Innocente. Nukuvuga ngo na n'ubu turakice nta cyo gukora dufite kuko ndabona ntazi ibyari ariko ubwo urumva ko nyuma y'ibi nzongera nsubira imbere ye kugira ngo ndebe ko hari ikindi yamfasha kubera ko wenda we kuko ari hejuru hari icyo byatanga kubera ko abari hasi urumva ko niba umurambo uhari niba nta n'ugihari nabyo ubu byancana kubera ko niba meruka kumubona kuwa kangahe kuwa kane twaba tugeze ku iyi saa tutaramubona icyo cyose ikindi kibazo
niba urwego rw'igihugu rubyumva, urw'akarere rubyumva, urw'intara rubyumva, bamenye neza ko bari kutwica duhagaze, bari kudushinyagurira birenze no kudushinyagurira. Mbega ntawamenya, ntago navuga ngo ni jenoside kuko jenoside yarabaye irarangira, nta nubwo hari ukuntu hari iyicarubozo, n'iri naryo ni iyicarubozo, ni ukutwica duhagaze. Ntago utira imirambi igenderega, n'ubu ushobora kumva ngo naciyeho, wamenya nshishijweho n'iki. Ariko ntukabye no umurambo ugenda ku wundi. Ntago umurambo ugenda ku wundi, ariko si ubu wenda bari kuvuga ati reka tubanze tubagwize, nibamara kugwira tuzabashyingurire rimwe. Ntuzi ubu wambwira ko ibingibi ari ibiki? Umurambo umara icyumweru kirenga muri moruge ufite abawo n'abawukurikirana babishaka kuwushyingura ntibawutanga. Ibyo bintu se bibaho? Ubwo ni ukuvuga ngo niba ibyo ngibyo bibayeho gutyo bakaba ubwo bari gushaka, reka tubivuge gutyo, ubwo bari gushaka n'abandi bagenda bakurikiza, nitumara kugwira nyine muri moruge y'Urwamagana, wenda moruge yabuze aho ibashyira, nibwo bazayisoreyemo iyo mirambo tukayishyingura. Nose ubwo muragira ngo dukore iki? Ufite impungenge namwe se? Impungenge turazifite nyinshi cyane, ahubwo nta nubwo ari imwe, ni nyinshi, ntago ari imwe. Ntago ibintu bisobanutse, abaturage b'u Rwanda ntago ibintu bisobanutse rwose pe, ntago bisobanutse. Niba leta yacu ari uku nguko igiye kugikora, ntibonere ubutabera abanyarwanda n'abanyarwandakazi babo, ibi bintu ntago bisobanutse. Aka ni agashinyaguro birenze n'agashinyaguro, urumva? Ni ukuvuga ngo twasigaye turi abana bangahe? Twasigaye turi abana 4. Mama araturera, amaje kuturera birangira tugira Imana Farije iraturira turiga, tumajije kwiga ntago twabashije gukomeza kwiga ngo turangize bitewe n'ibibazo byo mu muryango. N'abo bana mama wamajije gupfa, baraza barererwa mu rugo, yabareza ari ubwana buto, buri abana babi, yabareza ari abana bato yabarerewe hariya kuva ari bato, kuva nyina apfuye. Sinibaza impamvu bari kuvuga ngo ni Gicumbi. Ibi bintu harimo ibintu bitumvikana. Urumva niba inuza ese nabivuga ngo iki? Hari ibintu biba birenze ukundi kuntu. Ni ukuvuga ngo munuza muri jenoside abahutu bafataga abatutsi bakabahisha, bakanabarera kugeza ubwo umututsi yavuye muri rwa rugo rwe akagenda amahoro atamuhohoteye. Naze niba umututsi afashe umwana w'umuhutu akamurera kugeza ese nicyo azira se nabyo tubimenye. Yaramufashe aramureze ageze aho yirwanaho yishakira ubuzima, baramuhitanye. Ntabwo kugeza isa ntabwo turamenya ibyo uyu mwana azize. Twebwe n'umuryango wacu twacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Mu gihe cy'ukwezi n'iminsi mike CYUMA Hassan Dieudonné amaze asohotse, uyu munyamakuru amaze gushyira ahabona video 32 ari nazo yatambukije ku rubuga rwe Ishema TV. Mu buryo bwihuse tugiye kwibukiranya imwe ku yindi. Tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu yakoze yitwa CYUMA Hassan Dieudonné. Ndabashimira mwese mwambaye hafi n'abari gondera agatoki kandi ndabacitse. Tariki 16 ukwezi kwa gatatu yagize ati aka kanya CYUMA Hassan Dieudonné aratunguwe biramurenga bikomeye. Akora indi ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatatu agira ati abaturage bagaragaje uburakari bwinshi bahita bishora mu myigaragambyo ikomeye, hagomba kugira igikorwa. Tariki 19 Werurwe CYUMA Hassan yakoze video igira iti byahinduye isura, aya marira agahinda n'ishavu byiza impinja, ubutegetsi burakizwa n'iki. Tariki 19 kandi yakoze indi video igira iti Colonel Kayumba Innocent yakoze ibikorwa byinshi birimo n'iyicarubozo muri gereza ya Nyarugenge. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu CYUMA Hassan yagize ati Rwanda Revenue ikomeje kunyicisha inzara mu buryo budakurikije amategeko. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu CYUMA Hassan yakoze indi video igira iti Kigali agahinda ni kose mu baturage, ababyeyi bakubise umwana izakabwana ahita yiyahura. Nanone kandi ku itariki 22 Werurwe CYUMA Hassan yakoze indi nkuru igira iti Libya yataye muri yombi abantu 6 harimo n'umurwanashyaka w'ishyaka rya Dr Kayumba Christophe. Tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu CYUMA yakoze indi nkuru igira iti biteye agahinda n'umubabaro, karasiwemo ubuzima bwe buri mu kaga, baramutegeka kuyoboka ku ngufu. Bukeye bwa tariki 25 Werurwe yakoze indi igira iti dosiye ya CYUMA Hassan ayishyize ahagaragara ashimira ubutabera bw'u Rwanda. Kuri uwo munsi kandi yakoze indi igira iti Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru buracumbagira, yongeraho ko kuvuga ibitagenda neza ari ugukunda igihugu. Tariki 26 Werurwe CYUMA yakoze video igira iti Kigali polisi ikomeje gukoresha ingufu z'umurengera mu baturage, barimo gukora propaganda iciriritse. Ku itariki 27 ukwezi kwa Werurwe CYUMA Hassan yagize ati Kizito Mihigo ntabwo azibagirana mu mitima ya benshi, Chogam hakwiye gukorwa iperereza ryigenga.
arongera akora inkuru ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 3 umudiho n'ibyishimo bidasanzwe ku babyeyi ba CYUMA Hassan batubwiye amagambo akomeye cyane. CYUMA Hassan yakomeje atangaza inkuru yo kuwa 31 Werurwe agira ati urubyiruko ruvuza amagambo akomeye amarangamutima ni menshi ku ishingwa rya Shema TV English. Naho tariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 uko turimo yagize ati byafashe indi ntera. CYUMA Hassan avuza amagambo akomeye kuri raporo ya Human Rights Watch 2021. Naho ku itariki ya 2 ukwezi kwa 4 CYUMA Hassan yagize ati Gicumbi yasambanyije umwana w'imyaka 7 amushinga igisongo mu gikanu gihinduka mu gitsina arapfa. Ku itariki ya 4 Mata uyu mwaka CYUMA Hassan yagize ati Kigali abanyamakuru 3 bafunzwe imyaka 3 bataraburanishwa bategereje ubutabera nk'abategereje Mesiya. Arongera akora indi nkuru ku itariki ya 5 Mata igira iti umwarimu kazi ashobora kwiyahura, inzego z'ubutegetsi zaramutereranye bari bahagarikiwe na polisi. Indi nkuru niyo ku itariki ya 7 Mata twari kwatangiye cyunamo agira ati Kigali bikomeje kuba gatereranzamba abantu 8 bashimuswe mu ijoro rimwe mutekano ayoboresha inkoni. Ku itariki ya 8 Mata CYUMA Hassan akora inkuru igira iti noneho bihinduye isura. CYUMA Hassan arabivuza byose abirirwa basigiza leta barayishuka. Ku itariki ya 9 Mata akora indi nkuru igira iti mu gicuku agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro baramutemaguye bamugira indembe. Ku itariki ya 10 Mata CYUMA ati birakaze Bugesera Airport batunze agatoki ubutegetsi bukomeje kubimura mu butaka bwabo ku ngufu. Arongera akora indi nkuru ku itariki ya 11 Mata igira iti Kigali bitunguranye minisitiri yamutanze igitambo ikuzimu amabanga yose ayashyize ku karubanda. CYUMA Hassan kandi yakoze indi nkuru igira iti bikomeje gufata indi ntera ibya minisitiri uvugwaho ko yatanze umukobwaho igitambo kwa shitani. Ni inkuru yasohoye ku itariki 12 Mata uyu mwaka. CYUMA Hassan arongera ku indi nkuru ku itariki 12 nanone igira iti birarambiranye abakozi ba MTN barashinja kubicisha inzara barasaba leta kugira icyo ibikoraho. Naho ku itariki ya 14 ukwezi kwa 4 CYUMA Hassan ati bamuhondaguye amasuka mu mutwe barawujanjagura na ruseke barazituritsa i Kigali. Naho ku itariki ya 15 Mata nibwo yakoze inkuru zirimo uruhererekane rw'izi ngizi yafatiwemo. Inkuru igira iti abaturage bariye Karungu mu magambo akakaye abasirikare baramurashe umurambo wahita utwara. Ni inkuru yo kuri 15 Mata. Iyo nkuru ikaba yakurikiwe n'igice cya 2 cyayo ku itariki ya 17 Mata igira iti umutekano muke ubujura ukomeje gufata indi ntera abaturage babuze amahwemo babamazeho amatungo. Iyi ariko ntabwo ariyo ku Muyumbu ahubwo igice cyo ku Muyumbu cyakurikiye kuri uwo munsi nanone cyagiraga kiti noneho ibintu bihinduye isura wa muryango wiciye umuntu wakamejeje umurambo hari ibintu bawukuyemo. Nayo inkuru yaheruka ku rubuga rwa CYUMA Dieudonné ariyo abayasubikiyeho mu gihe bataramurekura nubwo tutazi ko bizagenda ikaba igira iti ibya Kigali bikomeje kuba gateranzamba bamushimuse bamusaba gusiga seze umugore n'abana. Iyi yayikoze ku itariki ya 18 Mata umwaka wa 2021. Inkuru 32 CYUMA Dieudonné yashyize abona kuva yasohoka mu gihome nizo tubagejejeho mushobora kuzisanga zose ku rubuga rwe Ishema TV. Ibindi tubitega amaso igihe mwakurikiye Ndintwari John Williams. Iyi ni Pax TV.